Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hano hari ijambo riri mu kubara ibice 9. Turahera ku murongo wa 7 cyangwa duhere ku wa 6. Aravuga ngo hariho abantu bahumanijwe n'intumbi y'umuntu, ntibabasha kuziririza Pasika kuri uwo munsi. Baza imbere ya Mose na Aroni kuri uwo munsi, baramubwira bati twahumanijwe n'intumbi y'umuntu, ariko byatuburiza iki gutambira Uwiteka igitambo mu gihe cyayo cyategetswe hamwe n'Abisiraheli bandi? Yego. Murongo wa 8 aravuga ngo Mose arabasubiza ati nimube muretse mbanze numva icyo Uwiteka ari butegeke ibyanyu. Haleluya. Abantu babiri Mose ategekwa uko Pasika ikwiriye kugenda, ariko umurongo ngendereye n'uguhera ku wa 7. Abantu babiri baramusanga muri icyo gihe, baravuga ati mukozi w'Imana, mushumba, pasiteri, haleluya, muhanuzi w'Imana, evangeliste, tuje kukugisha inama. Twakoze ibizira, yego twakoze ibizira bitatuma twegera imbere y'Imana, bitatuma twegera intebe y'Imana, bitatuma twumva impumuro y'Imana, bitatuma duterana n'abandi ngo dusabane ku bya Pasika nk'uko itegeko rivuga. None mbwira mushumba, mbwira mukozi w'Imana, mbwira muhanuzi rwose, tubwire evangeliste ko twagize ibyago tugakora ku ntumbi y'umuntu ikaduhumanya. Ntago nzi waho ibyo wakozeho byaguhumanije, ariko abangaba bo bari barakoze ku ntumbi y'umuntu bituma bahumana. Twakoze ku ntumbi y'umuntu bituma duhumana. None tuje kukugisha inama, ibya Pasika tubireke kubera iyo ntumbi y'umuntu twakozeho. Yatureka kujya muri korari kubera ko byaducitse tukajya mu kabari. Tureke kujya ku ruhimbise kubera ko dufite amatiku n'inzangano no gusebanya. Tubigenza gute muntu w'Imana? Mose namukunze cyane, ngo aragenda arababwira ati rero nshuti zanjye, nubwo mubona ndi umukozi w'Imana uhanura cyane, nubwo mubona mfite ubwenge bw'Imana, nubwo mubona ndi umushumba ubashumbye, ariko reka mbanze ngende mbabarize Uwiteka. Icyo Uwiteka ari bunsubize nicyo ndi buze kubabwira namwe. Haleluya. Mose nk'umuntu w'Imana ntabwo yigeraga yishyira imbere avuga ati ngawe rwose nababwira n'ibiturutse mu bwanjye bwanjye, kuko hari ibintu tutagomba kubaza Imana, tugomba gufataho icyemezo. Ariko Mose nk'umuntu ukiri mu mwuka w'Imana, ugitinya Imana, ugitinya icyaha n'igisa nacyo, arababwira ati mureke mbanze ngende mbabarize Uwiteka. Icyo Uwiteka ari bunsubize nicyo ndi bubabwire. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, reba rero abantu babiri bagusanze bakakubwira ati se mushumba ko twacumuye rwose byatuma tutaririmba uyu munsi, tubireke, byatuma tubwire mushumba. Ese mushumba wabasubiza iki? Wajya kuvuga ngo reka mbanza mbaze Uwiteka? Ese ibyo bihe biracyabaho?
ese muracyabyibuka kuvuga ngo reka tubanze tubaze Uwiteka, hanyuma igisubizo kirava ku Mana, nicyo turaza kubabwira. Yoho, Imana ishimwe. Hari uwateye ikorasi ravuga ngo turaburana imbago z'abasogokuruza, turashaka kumenya neza ahantu zari zishingiye. Undi aravuga ngo ntabwo bishoboka ko zakomeza kurandurwa tureba. Nshuti z'umusaraba, hari ibintu biri kwibagirana mu bera, hari ibintu biri kwibagirana mu bakozi b'Imana. Hari ibintu rwose, hari ibihe by'umwuka biri kugenda bitakara, biri kugenda biri kuburizwamo kubera impamvu. Ibihe by'umwuka hari ibiri kugenda biburizwamo kubera impamvu. Yego ntabwo nzi impamvu biri kugenda biburizwamo, ariko ibyo bihe by'umwuka biri kugenda bitakaza agaciro, bakumva ko atari ngombwa. Abantu biringiye ubwenge bwabo, abantu biringiye gukura kwabo, biringiye impuguro zabo, bumvisha bihagije. Ntabwo kubaza Imana ari ngombwa. Ariko Mose nk'umuntu w'Imana dufataho ikitegererezo, yabwiye aba bantu babiri, arababwira ati rero mumbabarire mpanze ngende, mbabarize Uwiteka, igisubizo kiri buve ku Uwiteka nicyo nanjye ndi bubahe. Nshuti, ntabwo napfa kubabwira gutyo gusa. Ku bwanjye Mose nshobora gufata icyemezo ku bw'amarangamutima nkababwira ati rwose murabyemerewe, ariko hari nyir'umurimo, hari n'umuntu ubemerera ubugingo akaba ari nawe ubutanga. Njye Mose ntabwo nanga. Oh haleluya. Hari undi mugabo bita Naboti wari ufite uruzabibu, hanyuma umuntu bita baramugenderera, aramubwira ati rero ndifuza ko wamura uruzabibu rukaba urwanjye, cyane ko ruhinze imbere y'imbuga yanjye. Naboti aravuga ati biragatsindwa ko nareka uruzabibu rwanjye nahaweho gakondo rw'abasogokuruza. Nshuti y'umusaraba, icyama ibihe mwatakaje bikongera bikagaruka, icyama ibintu byagiye byo mu mwuka, nubwo byagorana, nubwo byagora kubyumva muri mu isi tugezemo y'iki gihe, yewe biragoranye, ariko icyama hakagira ibigaruka, Imana ikayobora umurimo wayo, abantu bakagisha Imana inama. Abisiraheli, nasomye ijambo hepfo rirambwira ngo inkingi y'igicu ngo ahantu hose yahagararaga, ngo niho n'Abisiraheli bahagararaga, ngo kandi ngo nta kintu na kimwe bakoraga batabajije Uwiteka, ko ntabwo bagendaga, ntabwo bahagararaga aho ngaho kugeza igihe iyo nkingi y'igicu itegekewe guhaguruka ikagenda, nibwo nabo bagendaga. Yo muvugabutumwa, urakibuka kujya kuvuga ubutumwa wasenze Imana yakwemereye ikakubwira ati rwose genda runaka uzababwirira ijambo, ese uracyabyibuka? Cyangwa ibyo bihe izo ntwaro zaranyazwe? Hari intwaro zanyazwe tutakibuka mu isi y'umwuka, hari intwaro zanyazwe zitakibukwa mu isi y'umwuka. Gusa haracyari ibyiringiro, Imana iracyahari, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu naho yagiye aracyateza ibiganza, umwuka wera naho yagiye aracyahari. Ntabwo umwuka agabanyuka, ntabwo umwuka acogora, ntabwo umwuka agajuka, umwuka ahora kwari, ntabwo umwuka asaza. N'umushaka uramubona, n'umukomangira araza. Imana ishimwe. Nshuti y'umusaraba, muhanuzi, urakibuka kubaza Uwiteka ngo akwemerere nimba gusenga ari ngombwa, gusengera runaka, gufungura icyumba ari ngombwa, biri mu bushake bw'Imana, cyangwa ugifungura ku bwawe kubera ko ufite Imana wumva bihagije. Ntabwo ari ngombwa kubaza Uwiteka ko ugomba gufungura icyumba.
ese pasiteri urakibuka kubaza imana kugomba gufungura urusengero cyangwa se uburyo uri buyobora amateraniro yo ku cyumweru, cyangwa ntabwo ari ngombwa kubera ko ubwenge bwawe n'ibyo uzi biguhagije? Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ariko icyama Imana ikagarura izi ntwaro zo mu buryo bw'umwuka zagiye sinyagwa. Satani yatunyaze ibihe byiza, yatunyaze ibyo twakagombye kugengwa nabyo, atuzanira ibindi bya pirate twicumbye twishingikirijeho bitagira umumaro. Ariko nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, haracyari ibyiringiro. Naho Yesu yagiye aracyateza ibiganza, aragutegereje ngo yongere akubake, cyane ko ijambo rivuga ngo nimbubaka muzaba mwubakitse. Imana iri hafi yawe kugira ngo yongere isane ibyangiritse. Imana iri hafi yawe kugira ngo yongere yubake umutima wawe, mwongere mugirane ubusabane nk'ubwa kera, wongere uyoborwe n'Imana, wongere ugengwe nayo, wongere ukorane nayo, wongere ugirwe inama nayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Mose aravuga ati, mwa bantu mwe, nubwo hari ibyo mfitiye uburenganzira, ariko nimureke mbanze mbaze Uwiteka niba koko mwajya ku bya Pasika. Imana ishimwe. Nari ndi kwibaza, ese mushumba urakibuka kubaza Uwiteka? Ese muhanuzi urakibuka kubaza Uwiteka? Cyangwa Imana yaguhaye irahagije, ntabwo ari ngombwa kubaza Uwiteka? Nari ndi kwibaza ngo muvugabutumwa, impano yaguhaye y'ubuvugabutumwa menya ihagije, atari ngombwa kubaza Uwiteka niba uragira runaka, niba utari bugeyo. Ayiwe, nari ndi kwibaza, ese munyamasengesho urakibuka kubaza Uwiteka uko iteraniro ry'ejo rizagenda? Nari ndi kwibaza ngo mbese mushumba urakibuka kurara usengeye iteraniro ngo Imana iguha amakuru y'iteraniro? Cyangwa izo ntwaro zaranyazwe? Dusenga Imana yongere izigarure. Imana ishimwe. Yo, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Intwaro zaranyazwe, intwaro zaranyazwe.